Yeah, already know my people, Kabari FIFA, host on KOSOVU TV, the journalist, the voice of an artist. So uyu munsi none nubwo tugarukanye n'abahanzi gusa n'abadancers nabo barahari. Nabwo ati buriya ati bamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Haba harimo abadancers, abantu bakora ibintu by'ubugeni, abaririmba n'ibintu by'ubuvanganzo. Uyu munsi rero nkaba ngarukanye hano ndi kumwe n'umujene muri Nyamirambo baza nta muntu utamuzi kabisa muri KGA kabisa n'umudancers abenshi baramuzi. Sereka tuze gutangirana n'abibwira gusa mbere yuko ikiganiro cyaje gitangira banza umanuka yasuka mbe kantu bita subscribe, like and comment kugira ati n'ibindi biganiro tuzajya twa uploading ngaha kuri KOSOVU TV then ujye ubibona amakuru ameze neza, breaking news kabisa, street skills, knowledge ni ibintu biba bimeze neza nyine tu. Uyu munsi rero nkaba ngarukanye n'umujene turaza kwita tubangura rero umujene bimeze gute sepa? Ni sawa, ni neza nare. Umeze bon. Yo ndabona ufunzemo momo ni moboko kabisa. Ariko kugira ngo byaragoranye. Biragoranye cyane n'urugendo rurerure abantu. Dore ko twagiye tunapanga session nyinshi nibikunde kubera akazi, ariko uyu munsi reka ngushimire ko waje kwifatanya natwe ngaha kuri KOSOVU TV. Ni ibintu bya danje. Namwe ndabashimira kabisa kuba mwadutumiye, ni inkunga ikomeye cyane. Nkaje nk'umudense kabisa, hari wo biba bigoye kugira ngo agere hano. Yeah man. Natwe turashima cyane. That a big things kabisa. So rero turi buze gutangirana n'abibwira rero kugira ati ibintu byacu bize kugenda neza, tuzo kubita tubangura then amanuka ntarangiza kubibwira n'ibindi turi buze gukomeza man ibintu birenze kabisa. Uyu munsi rero muri buze kwibaza n'impamvu namutumiye nawe muri buze ko nayimenya rero. So mujene kadutangira n'ibwira abakunzi bacu hano kuri KOSOVU TV kugira ati n'abantu batakuzi babashe kuba banakumenya. Yeah man. Amazina yanjye nitwa The King, amazina y'ababyeyi bwo nitwa Samson. Nkaba mbyinira kuri 40 za studio, abantu benshi barahazi. The studio, the dance academy. Nkaba mbyina nyine ndi umubyinnyi maze imyaka 3 mbyina. 3 years yose? 3 years. Je nagize ngo ni nkine nyine bitewe n'igihe nkuzi nyine tu. Ni 3 years maze nkora. Ubu ngubu ndakeka aribwo umwaka wa 4 aribwo wabugiye kuza. Wabugiye kuza. Umwaka wa 4 aribwo wabugiye kuza. Ubwo ngo nyine babyumva ndi umubyinnyi. Ubu ngubu mfite imyaka 20. Ubu ngubu ebana maze Waraventuje kabisa. Waraventuje bana, niyo mpamvu bagomba gusapotinga, ebana tukeneye ubufasha bwa. Support yanyu niyo ya mbere kabisa. Gusa ikindi kintu kiba gihari The King rero. Man, abantu mudukurikirana kabisa umunsi ku munsi mudahwema kuduhoza amaso. Ahanze hari impano nyinshi zigiye zitandukanye, hari abajene bifitemo impano ariko nabonye n'ikintu cyo nakora cyagutya cyo gutraininga abapeti bakiri batoya, gusupportinga new generation. Isibira bintu ubikora mu bihe buryo. Bira bintu ukuntu bimeze, kugenda ukura ugomba kugira abapeti ugenda w'informamo. Barumuna banje ngenda n'informamo ku buryo anytime ibonye umuntu yazamutse niwe waba utarazamutse akagira ahantu agera, akajya ahantu wenda nk'uko wanumiye akavuga ati appreciate kabisa The King niwe. Niwe ticho wanje, niwe wanzamuye kuva hasi kugira ahangaha ngeze. Ebana nawe tuvuga ati aho bigeze nta kibazo, ko ngenda abantu bavuga ati bashima, bavuga ati ngiye uriya yaranyigishije gake gake, byose biba ari ibintu biri kugenda neza kabisa. Ni nayo imeze neza. So maje kubona mu mashusho menshi y'indirimbo agiye atandukanye za ba Davis D, ba Platini n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ikindi kintu nafite amatsiko, ese nabonye bagutumira kuri RBA barabona harya mwakoranaga bita gute? Afrohit. Hari n'ahandi nabonye bushize kuri case tubagutumiye. Man ni ibintu biri beta nyine tu. Ese ni gute wiyumvishijemo impano yo kubyina? Nta bantu babonye bishobora kuvuga ati The King turabona wabishobora cyangwa ni ikintu wumvishije cy'ikuri muravuga ati why not nabikora? Ukuntu bimeze, ukuntu kubyina kwanjye byaje ari ukuntu kura uri umupeti muri quartier ubona abajama nyine bagenda bakubita umuziki, kazi ugahagaruka ukavuga ati se barabajama bira bintu bakora ni gute ngiye nabikora. Abapeti benshi bahagarara muri salo banahajyamo akaririmbo ugakubita ukahita wumva ni sawa, ariko si bamwe na bamwe bihira. Iyo ibintu bikuri mu maraso y'abana urakomeza ukagerageza ukareba ko byakunda. Gusa ngewe ukuntu nyine nanjye byaje uko nagendaga mbyina ndeba ukuntu aba grand frère babikora. Abana negera umujama twari duturanye nawe wabyinaga, ndamubwira ati se wagiye unyigishaho gake gake.
Twe turimo turaganira na Da Kid cyangwa Samson, yarimo aratunyuramo rero mu rugendo rwe rw'ukuntu yatangiye dancing. Akunda hari abantu bajya batangira bakina umupira cyangwa abahanzi bikaza kurangira bisanze mu kubyina. Ni gute wowe ntabwo wigeze ugerageza ko wakina umupira cyangwa biriya bintu bya umupira nawe ugerageje ndi umupetiviye bakunda kugurira utugodiyo igihe gitoya cyane, ntabwo byafashe n'amezi nkangahe byahise byanga neza, mba nkunze umuziki, kubyina rimwe kabiri mba nabikunze. So watangiye kubyina ufite nk'imyaka ingahe? Natangiye kubyina mfite imyaka 17. 17 warashwanye warasaturaga? Narasaturaga So bushize sinzi bushize hari event nakubonyemo wagiye gukubita abantu muri Big Arena half time muri basket. Muri basket ose biba byagenze gute kugira ati mujye kubyina ahantu nkarakomeye no bushize ku ntare Arena narakubonye to binyura mu process nyine? Hari abantu bavuga ati se nanjye nk'umubyinnyi uyu munsi ni buhe buryo nanyuramo ati nanjye na performing ahantu hakomeye, nanjye ngaragare muri izo ndirimbo z'abahanzi ndi kumwe n'aba producer bagiye batandukanye. Man, ni ukuvuga ngo kugera kwisanga kuri ya stage yo muri Big Arena ntabwo ari ibintu byoroshye ndamvuge ngo nanjye ngo nahise mbona nahageze cyangwa ngo byoroshye. Ni ukuvuga ngo twebwe turakora tugauploadinga amavideo, umujama appreciate kabisa, big thanks kuri we. Urban Song Jihad utoreza hariya Rafiki niwe watubwiye ati mukore akantu k'akamix k'iminota ingahe, k'iminota nk'ingahe nk'itandatu 7 gutyo, ubundi muri half time muri basket uko bazaba bavamo namwe bazahita babahamagara. Icyo gihe ntabwo twari turi gukora ku izina ryacu, wenda ngo baba bahamagarira mu izina ryacu ngo twinjire, bahamagaraga ishami talent. Ishami talent kabisa. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ukuntu bigenda, uwo mujama agenda atoranya ababyinnyi batandukanye bari mu nce zitandukanye, akabahuza bagakorana tukahita tujya kubyina hariya muri Big Arena, mukamanuka mushwanyaguza, mukamanuka dukubita cyane. Ese byibuze mu rugo wabonye utangiye bino bintu byo kubyina, dore ko wenda byari impano yawe Adaside, babifashe gute? Ntabwo babuze ati umwana wacu agiye kujya mu bitabi, agiye kureka ishuri. Mu rugo ababyeyi babifashe gute abana utangiye ibintu byo kubyina? Mu rugo ukuntu ababyeyi babifashe akenshi ibyo bintu ahantu bifatira kuvuga ngo ugiye ngo muri ibyo byo kunywa byo mu bitabi, ngo kuvuga ngo agiye kureka ishuri, ukuntu bimeze bitewe n'ukuntu umwana yahawe ndero n'ukuntu ababyeyi bamureze, umurongo bakubonamo uri kugenda ujyamo niko bagutwara, niko baba bavuga ati hagarara. Ukuntu byagenze ngewe rero ukuntu twatangiye umuziki, ntabwo nigeze mvuga ngo ngiye kujagarara cyane ngo bibe byatuma ndeka ishuri cyangwa ngo bitume njya mu itabi. Ubundi ibyo ngibyo ntabwo ari byo bituma ubyina. Uba ugomba gushyira gahunda zawe ku murongo kandi ukabifatanya no kubyina bigacamo neza. So mu gihe rero gikomeje urugendo rwawe rwo kubyina, urabona ufite abapeti bari new generation mu kubyina, ujya ufasha ugasapotinga. Ese uyu munsi uramutse uhuye n'undi muntu ufite impano nayo yifuza kugera nk'aho ugeze, ni ubuhe buryo ushobora kuba wamusapotingamo then ukamufasha nyine tu? Ikintu namufasha ni ugukora cyane, nkamwikuraje gukora cyane kabisa, ntucike intege. Aho ugeze ubu ngubu utekereza ko ugiye gucika intege, hari igihe wasanga ari amahirwe yawe agiye gukundira, ukahita upasinga through, ukahita ugerayo. Bimeze rero ikintu namuteramo imbaraga, imyitozo myinshi cyane, komeza gukora cyane. Icya mbere ni discipline kugira ngo ugire aho ugera, ugire aho uva, ugire aho ugera. Discipline irakonta cyane mu bintu byose. Hari igihe naba nzi mbyina cyane, abantu bose bavuga ati kabisa uramuje amazi kubyina, ariko discipline yanjye ikabiri hasi. Anytime ngize chance nkagira aho nabasha kuba nagera, discipline ikamagarika. Bisaba rero ngo ukore umwitozo uhagije kandi bufite n'ukuntu utwaramo neza. Ako rero ikintu ese kubyina ni ibintu umuntu ashobora kuba yakora bikamutunga then bikamubyarira umugati, ni gute kubyina? Ukuntu bimeze, kubyina byagutunga anytime, kuko hari ingero nyinshi twafata z'abantu b'abarejande bageze hejuru byatunze, bafite ingo abana babayeho neza. Nk'urugero naguha hariya dukorera Ibrahim Zeti, kabisa turamushimira, ni grand frère wacu hariya kuri 40 afite studio niyo dukoreramo, The Dance Studio. ubona kandi afite n'umuryango arubatse, abayeho neza, ashima Imana. Sibye nawe hari n'abandi benshi wenda no kutabavuga ngo ntago babavuga ngo
naho ubundi rwose kubyina n'impano yagutunga bigatuma uva ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Ariko rero kubyina ubanza birimo amafaranga, reba outfit uba wambaye guhera hasi kugera hejuru, ni nk'ibihumbi nka magana angahe se urebe? Ahangaha ntabwo ari amafaranga menshi, ni nk'ibihumbi 300. Ibihumbi 300. Iyo fosi ihagaze nkangahe? Aka gafosi gahagaze 50. 50. Original. No, ni fosi original kabisa. So ino pente wambaye? Iyi pente yo iyi pente nayo igura 50. Urabona irimo amakara ya soja ku ruhande, none inafite na indi design ihari. Hariho design nyinshi cyane baragenda babibona. So iyi ngiyi twavuga ko ari nka jacket cyangwa twahita gute? Iyi ngiyi wayita jacket nabwo nta ribi. Urayibona ni bori iremye muri kwire, igaragara neza kabisa. Umuntu wese w'umugentle wifuza kukagura noneho flat cap uyituzana ako kanya ivuyemo iracyari na cyane ngo barayisubiza bakagenda bakongera akayimanika n'ubundi bakaza. So murabona yuko umujene umeze neza ugikomeje kwiteza imbere. Muri Nyamirambo hari abantu benshi bakuza, hari n'abantu bagiye bambwira ati uzamutuzanire Samson cya Dakidi turamukunda cyane. So reka ngushimire umunsi ko waje kwifatanya natwe ngaho kuri KOSOVU TV, ni ibintu bya danje kandi ahangaha ni mu rugo anytime kabisa, you are most welcome. Murakoze cyane, natwe bana turashimira kuba mwadutumiye, ni inkunga ikomeye cyane kabisa. Before rero ko tugenda n'iki kintu wabwiye abakunzi ba KOSOVU TV umunsi ku munsi badukurikirana ahangaha badahwema kuduhozaho amaso. Icyo nabwira abafana bose bakurikira KOSOVU TV, mujyeho mu following kuri Instagram ni Taking, abantu urahita uyibona, abantu mukomeze gusapotinga cyane kabisa, kandi natwe ntabwo tugomba kubatenguha kubyo mukeneye. That a big things kabisa. Shout out ku bantu mudukurikira umunsi ku munsi mudahwema kuduhoza amaso, ni ibintu bya danje, ibintu by'agaciro. You already know my people, akaba ari Viva, host on KOSOVU TV, the journalist, the voice of artist. Man.